uzi kurinda mana we, uzi kurinda mana we, warinze Theogene uzi kurinda, ava i Kigali uzi kurinda, agera i Musanze uzi kurinda, yatubwirije. Pastor Theogene ambabare kuba muvuze mu izina, simbizi niba ndi kuvugira ahangaha niba bizamugeraho, gusa niyo bizamugeraho ndaprofise. Pastor Theogene ikintu namubwira, nshira amafaranga kuri telefone nkagura megabyte, no kuri pe yamariye megabyte. Pastor Theogene ndamukunda, noneho bigeretseho numva aravuze ngo umuntu ngo ufite umusatsi mwinshi, ntago ari njye ufite umusatsi mwinshi muri korari njyenyine, ariko yavuze ahantu mpagaze aravuga ngo nariye umuziki cyane, biramufasha biranamushimisha. Nekereza kuntu nanjye iyo abwirije mfashwa. Hari akantu yabwirije aravuga ngo ntajwe afite, ngo abaririmbyi ngo barepese ngo ari gucoma. Ako kantu karamba, noneho iyo akavuze ndagufana kandi ndanagukunda, umva ku mutima cyane, ndamukunda. Ubuntu bw'Imana nibwo bwatubatuye, budukura i Lodebari, butuzana mu murwa. Bivuze iki kuri Theogene? Theogene nawe yavuye kure i Lodebari, mu muhanda ari umurara, ari marine, Imana iramuzana imugirira neza, nawe imwicazanya n'ibikomangoma. Twari abagaragu iduhindura abana mu rugo. Reka mvuga akantu kamfashije, yavuze ngo umuntu w'Imana imibabaro izashira, n'intimba zizashira, nubwo umuraba ari mwinshi mu nyanja, umusare wacu ni Yesu. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Abayisenga Dorcas. Yego. Dorcas, ndubatse mfite umugabo umwe, nibyo ngibyo. Turi abajene Marie. Yego. Tugusanze muri konseri ya korali Gosheni. Yego. Korali Gosheni wayigezemo ute, maze igihe kingana iki, igufasha iki mu buzima bwawe? Murakoze. Korali Gosheni nyimazemo igihe cy'umwaka umwe, ariko Korali Gosheni nayikunze kera ndi umwana, tugenda twumva indirimbo zabo, nayikunze ndi umwana kubera indirimbo zabo. Murakoze. Korali Gosheni nyimazemo umwaka, impamvu yatumye nibona muri Korali Gosheni, nashakiye naho i Musanze, ariko nashatse mfite umuhigo wo kuzajya muri Korali Gosheni. Nakuze nkunda indirimbo zabo bajyaga baririmba, tuzibona. Naririmba indirimbo naririmbye bari kunyakira ndi ku gice. Imibabaro izashira, n'intimba zizashira, nubwo umuraba ari mwinshi mu nyanja, umusare wacu ni Yesu. Imibabaro izashira, n'intimba zizashira, nubwo imiraba ari myinshi mu nyanja, umusare wacu ni Yesu. Niyo ngiyo. Uyu munsi ntago naririmbiye kuri mikrofone, maze iminsi ndwaye, urumva ko na sound yanjye itari gusohoka neza.
Pastor Theogene akuvugaho bimeze bite? Wowe Pastor Theogene ambabare kuba muvuze mu izina simbizi niba ndi kuvugira ahangaha niba bizamugeraho gusa niyo bizamugeraho ndaporofise Pastor Theogene ikintu namubwira nshira amafaranga kuri telefone nkagura megabayiti ni ukuri pe yamariye megabayiti Pastor Theogene ndamukunda noneho bigeretseho numva aravuze ngo umuntu ngo ufite umusatsi mwinshi ntabwo ari njye ufite umusatsi mwinshi muri korari njyenyine ariko yavuze ahantu mpagaze aravuga ngo nariye umuziki cyane biramufasha biranamushimisha ntekereza kuntu nanjye iyo abwirije mfashwa hari akantu yabwirije aravuga ngo ntajwe afite ngo abaririmbyi ngo barepese ngo ari gucoma ako kantu karamba noneho iyo akavuze akavuga neza ari muri mudu ndagufana kandi ndanagukunda umva ku mutima cyane ndamukunda akarimbo mutura mfite indirimbo nyinshi namutura ariko indirimbo nk'eshatu ya uzi kurinda mana we uzi kurinda mana we warinze Theogene uzi kurinda ava i Kigali uzi kurinda agera i Musanze uzi kurinda yatubwirije uzi kurinda twafashijwe uzi kurinda oya reka mvuga akantu kamfashije yavuze ngo umuntu w'Imana aratungurana ako kantu kamfashije yabwirije byinshi ariko yavuze ngo umuntu w'Imana aratungurana arongera aravuga ngo umuntu w'Imana ashobora kunyura mu bikomeye byinshi akarwara akarwaza agasonza akabaho nabi mu bukode bamwirukana mu nzu ariko nyuma y'ibyo byose ntave mu mwuka kubera ko umugambi w'Imana aba ari muremure kuri we kugira ngo atungurane murakoze cyane akandi karirimbo ubuntu bw'Imana nibwo bwatubatuye budukura i Lodebari butuzana mu murwa ubuntu bw'Imana nibwo bwatubatuye budukura i Lodebari butuzana mu murwa twibutse aho dukomoka nitwarabo kwemerwa twari abagaragu iduhindura abana mu rugo niyo ngiyo murambabarira nasaraye iyo ndirimbo inyibutsa ikibwiriza cya Dawidi iyo ndirimbo irimo icyigisho cya Dawidi ukuntu yari umushumba Imana ikamukura mu ntama ari umushumba ikamugira umwami bivuze iki kuri Theogene nawe yavuye kure i Lodebari mu muhanda ari umurara ari marine Imana iramuzana imugirira neza nawe imwicazanya n'ibikomangoma bari guherekeza abashyitsi yego reka ndirimba kandi reka ndirimbe hari korari nari mbere dirijante yo mu Gahunga yego reka ndirimbe imwe mu ndirimbo zabo indirimbo yitwa Igiterane igiterane we kizaba mu ijuru
cy'ubukwe bw'umukwe hamwe n'umugeni we, buzaba ari ubukwe bw'ikirangirire, buzatahwa n'abamarayika b'Imana. Igiterane we kizaba mu ijuru cy'ubukwe.